kuri mu rugo biraryoha hanigeye no gutekereza gutekereza mu Rwanda tu binshimisha cyane kanambabaza kubera ko ari ubuzima bwo mu Rwanda butandukanye n'ubwa hano. Kuba umuntu yakurura amarangamutima ya benshi akigwiza y'igikundiro ndetse akabicyamamare rurangiranwa nyamara karangwa no kwicisha bugufi, ibi ntabwo ari ibya buri wese kuko bishobora bake kuri iyi si dutuye. Bimaze kuba ibisanzwe ko abahanzi bamaze kugafata cyangwa se kubona ubwamamare, amafaranga ndetse n'igikundiro bahita baburirwa irengero bakava mu muziki wabahaye ibyo byose bakawutera umugongo, nyamara bakirengagiza ko indirimbo zabo zabaye inzibutso zikomeye mu mitima ya benshi. Gusa nubwo bamwe babiterwa no kubona ubwamamare n'amafaranga mu gihe gito, ariko hari n'abandi babiterwa n'impamvu zitandukanye zirimo ibibazo by'ubuzima cyangwa iby'umuryango, kubura ubushobozi bigatuma bahindura umuvuno mu buryo butunguranye, gusigwa n'igihe bigatuma bakora umuziki utakijyanye n'igihe ndetse n'ibindi byinshi. Aka kanya ngiye mu byo kukurondorera abahanzi nyarwanda batakigaragara mu myidagaduro yo mu Rwanda. Iki kiganiro cyaba urwo rutonde gusa, nyamara kandi hari n'abarundumura ubuzima bwabo mu muziki, aka kanya bakaba bakiwurimo guhera mu myaka yabo ya kera. Reka nkwibutseho gato, nawe urambwira muri comment niba wibuka aba bahanzi. Sinakubeshya imisi cyangwa amajoro ashize, Kivambari yanwa y'ubwenge ntwara amabara. Subscribe Media. Location Media. Subscribe Location Media. Musi wa mbere duhura nananiwe kwihangana, ndakwegera icyizere ntabondaga ani horuzinye Location Media. Subscribe Location Media. Aba bose umaze kumva kuri uru rutonde rero ni abahanzi bakoze amateka akomeye mu muziki w'u Rwanda, ariko kugeza ubu kuba wababona bikaba byagusaba kubira icyuya ndetse bamwe ukaba wanababura. Kamishi ni umwe mu bahanzi batanze ibyishimo kuba atari bake, cyane cyane abanyarwanda, ndetse yabaye umwe mu bahanzi bakoze ibitangaza mu njyana ya Afrobeat kuva mu myaka ya za 2009 kugeza na n'uyu munsi. Bamwe baracyumva indirimbo ze. Yanditse indirimbo nyinshi kandi nziza cyane, za Zubeda ni nziza, ariko iyo nakunze cyane hari iyo bita Kabimye, yaririmbanye no bita Barbara. Akenshi ndi muri mood zaje cyangwa vibe yajya fresh, ndarekundaga cyane. Turazamutse ico turagiye turi kubyina nk'ababatsu zikambibye. Amateka agaragaza ko ubundi amazina ye nyakuri yitwa Bagabo Adolphe, akaba yaravutse tariki 29 Kamena mu mwaka w'1985, avukira mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ise yitwa Ntihinyuzwa Dani, naho nyina akitwa Murekatete Emerita. Kamishi avuka mu muryango w'abana benshi kuko papa yashatse abagore bagera kuri 4. Umwana rero bari bahuje nyina akaba ari umwe, akaba atakiriho kuko yapfuye muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994. Kamishi yize amashuri yisumbuye mu ishuri rya College Saint Andre i Kigali. Nyuma yo kurangiza amashuri rero yagiye mu gihugu cya Afurika y'Epfo kwiga ibijyanye n'ubugeni no guhanga umuziki. Yatangiye ibijyanye n'ubuhanzi ahereye muri korali y'Abadventiste umunsi wa 7 i Remera ku myaka ye 11 gusa, aho abantu bamutangariraga cyane kubera uburyo yaririmbanaga n'abantu bakuze mu gihe we yarakiri umwana muto. Iki gihe rero ngo yarangwaga no kudatinya guhagarara imbere y'abantu benshi, kandi icyo gihe yaririmbaga ijwi rya soprano na alto. Mbere yo kwinjira mu muziki nyirizina, Kamishi yabanje kuririmba mu itsinda ryitwaga Hot Side, ryabarizwagamo abahanzi barimo Platini, Rafiki, MC Fab, Ngabiwe Yiva, Asna, P Christ n'abandi. Muri iri tsinda rero Kamishi niwe wari uzwi cyane, nawe wari kizigenza muri bo kuko yari afite ubuhanga buhanitse mu kuririmba, kubyina no kwandika indirimbo. Kamishi yinjiye muri studio bwa mbere mu mwaka w'2004
ajyanye n'iri tsinda rya Hotside, aho bakoreye muri studio yitwaga SH Records, nyuma ikaza guhindura izina ikitwa One Way Production. Muri iyi studio rero bakoreyemo indirimbo zitandukanye, gusa iyo Kamichi yaririmbyemo ntabwo yasohotse. Indirimbo yumvikanyemo bwa mbere niyitwa Udushaza, irakinwa ku maradiyo cyane ndetse ikundwa n'abatari bake. Bimwe mu bikorwa bikomeye yakoranye n'itsinda rya Hotside twavuga nk'indirimbo yitwa Intambwe, yanitiriwe igitaramo bakoze bakacyita Intambwe nyine, cyateguwe na For Real Promotions. Aba bakoraga ibijyanye no kumenyekanisha abahanzi n'ibikorwa byabo mu rwego rero rwo kwizihiza intambwe u Rwanda rwateye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bakoze iki gitaramo banacyita Intambwe. Icyo gihe hari mu mwaka w'2005. Mu mpera z'umwaka w'2006 nibwo Kamichi yavuye mu itsinda rya Hotside atangira umuziki ku giti cye nk'umuhanzi washakaga kugaragaza impano yari yifitemo. Indirimbo ye yasohoye bwa mbere ari wenyine ni iyitwa Komeza Ubimbwire. Ni indirimbo yagiye hanze mu mpera z'umwaka w'2008, irakundwa cyane ndetse ituma izina rye ritangira kumvikana mu matwi y'Abanyarwanda. Atangira umuziki mu buryo bwa kinyamwuga yatangiye hagana mu mwaka w'2010, aho yatangiye kumenyekana mu mwaka w'2011 ubwo yashyiraga hanze indirimbo zirimo Mwenyura, Aho Ruzingiye, Ifirimbi ya Nyuma na Byacitse ndetse n'izindi. Kamichi avuga ko indirimbo zose amaze gushyira hanze atazi umubare wazo, yabize ku giti cye cyangwa izo yaririmbanye n'abandi bahanzi. Zimwe mu ndirimbo yaririmbye zizwi harimo nk'iyitwa Marita, Mwenyura, Zubeda, Aho Ruzingiye, Barandahiye, Ngwino Ndebe, Umwamikazi, Warambeshye, Ifirimbi ya Nyuma, Byacitse, Kabimye, My Karabo, Ni Forever, Summer Vibes, Kano Kana n'izindi nyinshi. Kamichi kandi yahawe ibihembo bitandukanye harimo icya Salax Award yahawe mu mwaka w'2010, Best Afrobeat ndetse na Best Song of the Year Zubeda. Usibye kuba afite ubuhanga mu kuririmba, Kamichi ni umwe mu bantu bazwiho ubuhanga buhanitse cyane mu kwandika indirimbo zitandukanye, cyane cyane mu njyana ya Afrobeat, ndetse yanabaye umunyamakuru mu gisata cy'imyidagaduro yo mu Rwanda, aho yamenyekanye cyane mu biganiro by'imyidagaduro yagiye akorera kuri radiyo ya Voice of Africa. Bagabo Adolphe yagize uruhare rukomeye mu gushyigikira umuziki w'u Rwanda, aho yafashije benshi mu bahanzi b'ibyamamare akabandikira indirimbo ndetse zigakundwa cyane. Muri zo twavuga nk'iyitwa Umugisha yandikiye King James, Inkoramutima ya Ngabo Medal cyangwa se Meddy, Umwanzuro ya Urban Boys, Byarakomeye ya Butera Knowless, Kamere ya TNP n'izindi umuntu atarondora. Mu ndirimbo za Kamichi akunze kwibanda cyane ku magambo meza y'urukundo, ayo benshi bakunze kwita imitoma. Akunze guhitamo amagambo agaragaza imyitwarire ikwiye ku bantu bari mu rukundo. Dusubiye inyuma gato mu mwaka w'2009, bamwe muri buka inkuru yasakaye cyane mu bitangazamakuru yavugaga ko umuhanzi Kamichi ari mu rukundo n'umukobwa w'umunyamerikakazi witwa Emily Dabois Hollande. Ni inkuru Kamichi atigeze ahakana nk'uko bamwe mu byamamare bakunze kubigenza, ahubwo yasangije itangazamakuru iby'urukundo rwabo mu buryo bwuzuye. Mu mwaka w'2012 rero ubwo uyu muhanzi yitabiraga irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ku nshuro yaryo ya gatatu, nibwo uyu mukunzi we yaje gusubira iwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye gukomeza amasomo ye ajyanye n'ubuganga. Gusa Kamichi yanze kujyana nawe bitewe n'uko yifuzaga kubanza gutwara irushanwa. Ibi rero ngo bishobora kuba ari nabyo byahise bishyira iherezo ku rukundo rwa bombi, Kamichi na Emily. Ku itariki 15 Mata mwaka w'2014 nibwo Bagabo Adolphe nawe yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze benshi batangira kuvuga ko ngo yabasubiranye n'umukunzi we Emily Dabois, bityo ngo akaba ari we asanze muri Amerika. Gusa ibi Kamichi yabihakanye yivuye inyuma, avuga ko agiye gutembera no gusura inshuti ze zirimo Meddy, The Ben na Rick Rick, ndetse avuga ko nta gihindutse azagaruka mu Rwanda. Ati abantu benshi bazi ko navuye mu Rwanda nje guhura na Emily. Emily yashakaga kugenda ako kanya nje muri Amerika, akambwira ati amafaranga urayafite, ibyangombwa by'inzira nabyo warabibonye, ngwino nonaha. Mu by'ukuri nje nari nzi ko umuziki wanjye ari uwo mu Rwanda,
nashakaga kubanza gutsinda mbere yuko njya kumureba, gusa ubu naraje ndi muri Amerika ariko ntiturabonana, muheruka mu mwaka w'2012. Kugeza kuri ubu rero hashize imyaka 11 Kamichi yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abana n'umugore we w'umunyarwandakazi bashyingiranywe tariki ya 8 Kamena mu mwaka w'2018. Umuhango wabereye mu mujyi wa Knoxville muri Leta ya Tennessee. Kugeza kuri ubu bakaba bafitanye abana 3. Mu buzima busanzwe Kamichi n'umugabo ucisha make udakunda rwaserera, wikundira amahoro no kubana n'abandi neza cyane. Kamichi ni umunyamuziki, ni umuntu ukorera abandi, ni umuntu uririmba kugira ngo abantu bishime, ni umuntu wambara kugira ngo abantu bishime, ni umuntu ugenda kugira ngo abantu bishime. Ariko Adolphe ni umuntu utuje cyane mu buzima bwe, ufite ibirenge biri ku butaka, rimwe na rimwe ugenda n'amaguru kugira ngo yishimishe abashe kubaho neza. Rimwe na rimwe bijya bibangamira abavuga ngo umuntu umusitari kwera ukora ibi n'ibi, ese kuki yambara gutya.